uyu mumotari yafashe nuza umubara yambaye kandi yambaye urabona byabaye isi super coffee ngaho nawe rero biragaragara. Ahagana ku 5:45 z'amanywa nibwo bamwe mu bamotari babonye mugenzi wabo warutwaye moto yo mu bwoko bwa bajaji yari ifite purake RH207E ariko warutwaye iyi moto akaba yari yarafashe alfabe ya E akayisiba yifashishije supaguru, ibigaragara ko inyuguti ya E yahindutsemo F. Abamotari bakibikubita ijisho bamwirukaho ubwo ngubwo bamwirukagaho yagerageje kubwira umugenzi ngo apfuke purake ariko ngo biranga bibi by'ubusa. Bamwe mu bamotari ngo bagira inama uyu mugore yaratwaye ko atakagombye kwifatanya n'uyu munyacyaha. Uyu mumotari abonye byanze ngo yaje guparika moto akuraho purake yikubita mu mupira ariko bagenzi be bamubera ibamba baranga baramukacira bamugeza mu maboko ya polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Wirukanka ajya hehe nimba atafite icyaha yakuyeho purake ahindura umubare ubwo rero ko tevaso zatuzaga bakamwandikira ko tevaso zikatuza tumwirukaho noneho tumubonye tumwirutse hariya nturutse kwa makuza yo kubona umumotari imbere yanjye hari n'undi mugenzi wacu nari mbashe gusigira moto ari we yasigiye moto abarambye ati dore uriya mumotari ukuntu yahinduye purake avuga ko yahinduye purake ndamwegera ndamubaza ati se wamugabo we kuki wahinduye purake ati murashaka iki ati nimba narayihinduye n'igihe bireba ntabwo ari mwe bireba ndamubwira ati noneho hagarara yanga guhagarara yanze guhagarara umumotari ubundi twari turi kumwe ashaka kujya kumutangira ndamubwira ngo udakoresha impanuka umugenzi wowe mwihorere aho yirukanka hari bugere hose turamwirukankana mpaka kugeza ubwo ahari guhagarara tukamufata. Arangije turakomeza turamukurikira aragenda umugenzi atangira kumukomanga amubwira ati nasibe inyuma kuri purake. Umugenzi akamanura akaboko kuko hari umudamu unatwite yamanura akajya gusiba kuri purake bikamunanira kuhagera akongera akazamuka. Umugore ndamwegera ndamubwira rero madamu ibyo bintu wibyivangamo kuko no munsi icyo cyaha kigukorera ejo nawe kikakugiraho ingaruka kuko akwibye uzabeshyira iyo purake kandi rimwe na rimwe idahari. Umugore arabyihorera umugabo rero kubera ko umugore yaramurengeje aragiye ku kazi aramwirukankana aragenda yinjira muri meteo hafi no kuri meteo niho twagiye duhita tumuhagarara iruhande atangira kujya kubisiba tugiye kumufata ngo tumukureho ahita afata purake ayishikuzaho abisiba noneho yamaze guhagarara. Ubwo nguko byagenze umuhita afata umwanzuro wo guhamagara kuri polisi kugira ngo tubashe kugira gute kumushyikiriza ubuyobozi. Uyu motari mugezeho mu bantu ba mbere mugezeho hano kuri mitego usanga abamotari baramufashe bamushinja gusiba purake yari yashyizeho akantu k'ibyondo ndetse ashyiraho n'agasohoka uburyo byari banditse mageze umumotari ubwe purake yiguye turebye dusanga hari amadeni yateje umumotari wari wambaye RAF we yarahinduye RAF. uyu mumotari twamuganirije tumubwira amakosa yakoze yanyemereye yuko yabikoze mu gitondo ari uko yaraje amajwi ndayavutana we yagiye kuri telefoni nk'umuntu ugiye gushaka amafaranga y'uyu nguyu yahemukiye akamuteza amadeni yishyura yagiye avugira kuri telefoni aratoroka. Niyo amadeni yarafite amadeni yangahe uwo amadeni yajyaga twabonyemo 60 yo kudahagarara. Mw'ijwi ry'uyu mumotari avuga ko atigeze ashaka gusiba iya rufabe ngo ahubwo ngo ari uko yagonzwe n'ibindi binyabiziga ibyo abaturage bafata nk'amatakira ngo yewe imodoka yangonze inturutse insigaye ibintu ariko purake iragaragara urumva insizi ibintu gerageza kubihara aho yansize ngo bive bikomukana na purake kamwe muri kubibona noneho aba barangurira unahinduye purake murayishyura inoti nta foto berekanye byibuze ngo bamfotore berekane iyo purake yifijwe ariko byemera uko kuki wakuyeho purake yawe ukayishyira mu mupira ntabwo nayishyize mu mupira nayishyize mu mupira ntabwo nayishyize mu mupira purake kwa kunyirukankana sinzi umumotari uyikojejeho ibirataka igitakara mba ndayifashe. Abamotari bakwirutseho kubera iki sinzi njyewe ncirutse bane usanga ukora iki ikibazo cyanjye ari uko bareba iyo purake bakareba ko atari iyo modoka yangonze nkagerageza no kubikuraho kandi iragaragara purake. Bamwe mu bamotari bagize uruhare mu guta muri yombi mugenzi wabo bavuga ko batazihanganira ibikorwa nk'ibi bibicira izina
ngo ahubwo abazakomeza guhirahira bakora aya makosa bagomba kurya bari menge. Banashimangira ko ibikorwa nk'ibi arizo ngaruka zo kuba ababa barahinduriwe purake amakosa bajyaho, dore ko bagenzuye bagasanga iyi arufabe yahinduye ya F uwo purake ibaruyeho yaramaze gucibwa amande y'ibihumbi 60 y'u Rwanda. Ibyo basaba ko polisi yakagombye kubimuryoza ndetse agahanirwa mu ruhame mu rwego rwo kubera abandi akabarore. Reba nk'ubu n'igihumbi 580 ni kurengana kubera bari abantu. Niba afashe purake yambaye agashyira F wumva birafata undi muntu. Nanjye nari mfite undi muntu wambaye N kandi afite M, nkajya mbona amadeni nageze kugera muri magana. Ibaze kugira ngo njye gufata inka zo mu rugo ndetse gusa urumva narigeze sinabaye ibihemu mu rugo kubera bari abantu mubiteho kuko bari kwakira izina abamotari turi muri abo sura mubite nk'umuturage telefone wamukura ni gushyira purake muri mashini ukayiba barenze n'abagizi ba n'abahungu. Bose uriya muntu wavuga ko uriya muntu buriya ari umumotari we, ni ukuvuga ngo aragenda avuga ngo ni umumotari asibye izina ry'abamotari. N'umunsi wa none umuntu yahinduriye purake ashobora kuba nawe yari afite umuryango agaburira. Nimba yageraga kuri zebura ntabashe guhagarara, ntahagarare kubera kazi ko iryo kosa atari we riri bwandikirwe, urumva yashyiraga ibyago muri wa mugenzi wacu. Ubwo twakubukaga kuri uyu muhanda Gitega Nyamirambo, iyi moto yari imaze gupakirwa na polisi na nyir'ubwite amaze gutabwa muri yombi kugira ngo aryozwe aya makosa yakoze yo guhindura ibirango, dore ko ari n'icyaha gihanwa n'amategeko. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.